Inkuru y'akababaro ku muryango wa Pacifique. Pacifique yavutse mu 1996 nibwo yabonye izuba, akaba yavuye mu mubiri ku itariki 4 z'ukwa gatandatu 2024. Ni inkuru yatunguye abantu benshi batari biteze ko iki kintu cyabaho, n'ababyeyi be baje gutungurwa ubwo uyu muhungu yaje gufatwa n'uburwayi, biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga, ariko muganga yaragerageje ariko ntibyoroha. Nyine ni ukuvuga ngo iyo nyamunsi yaje nta gihagarika urupfu. Iyo rwaje baragerageje ariko biranga, bibaye ubusa, aranga harabacika, hakuye mu mubiri rero harigendeye. Ngira ngo uyu munsi rero kuri iyi tariki nibwo bagiye kumushyingura. Ntabwo byari byoroshye, byabaye kumusezeraho mu rugo, birangije bamujyana mu kiliziya i Kagugu, bahava berekeza i Kinyinya aho bagiye kumushyingura. Byaramarira n'agahinda ku miryango ye cyangwa se n'abantu b'inshuti n'abari bamuzi bose. Yagiye ubundi mu bihe byashize ngo babwiraga yuko yenda gukoresha ubukwe kandi bitazatinda, ariko arabwira yuko ngo umugeni ari uwa kure. Bigaragara yuko yari afite ikintu kimeze nk'amayerekwa koko, none dore ubukwe burabaye koko, baramuherekeje, haritahiye, nta kundi, iby'isi niko bimera. Reka ne kurondogora, mbareke mukurikirane iyi nkuru. Ngira ngo mbabwire ko iyi mwumva ni Isumbwe TV, njye ubagezaho iyi nkuru ndi Iyaremye Bernard. Ngira ngo nihanganisha umuryango Iradukunda Pacifique, inshuti n'abavandimwe mwese aho muri, mukomeze kwihangana. Imana imuhire aruhukire mu bayo. Ningezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yapfuye azabaho. Iradukunda Pacifique, kuruhukira mu mahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe ubaho ugatsika iteka ryose. Umucyo rero tuzirikane uyu muvandimwe wacu, tumuturire isengesho tumusabira.
byose washatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Pacifique kubera ko Kristo ari uwa mbere wazutse mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Ni mucyo tumutakambire dusabira abashimira mwakoze. Reka rero ababyeyi bahaguruke, Mama Debora abatwaje ururabo, ababyeyi ba Iradukunda bashyire ururabo. Barakoze. Reka ababyeyi bavukana na mama Iradukunda babafashe indabo nabo batware ururabo rumwe. Mu Kinyarwanda aba ni ba nyina wabo Iradukunda, nabo reka bashyireho ururabo. Ababyeyi barakoze. Reka umuryango wa Musabyimana aho utambuke. Umuryango wa Musabyimana Eka abavandimwe bavukana Pacifique nabo batambuke. Bashiki be na mukuru we nabo batambuke. Eka umuvandimwe mukuru wa Iradukunda umuryango wa Munyensanga uyigira hino babashyikiriza ururabo nabo barushyireho. Umuryango wa Munyensanga
wemeretse kaka ngo aze kaka nawe za mbaraga ze nyinshi reka yigire imbere. Reka umuryango wa Nzayisenga aho wigira imbere. Umuryango wa Nzayisenga nawo warakoze. Hari umuryango wundi itsubwo nimwo twese dukubiye abavandimwe bavugana, arabo kwa Deo, arabo kwa muzehe wacu uyu ndetse no kwa Misheri. Abo bavandimwe bose nabo batambuke bashyireho ururabo. Ushyire ururabo ariko uhagarare ukuntu fotogarafe abashe gufata iyo foto, barine babashe kureba fotogarafe yari hakurya kuri ya musozi niho ari. Murakoze, ambwiye ko bigenze neza. Indabo kumva tubicumbikira aha, ahubwo twingire umubyeyi wacu Deo yigire hino atubwire ibindi bikurikiye. Reka Padiri. Imana yacu girira impuhwe y'umugaragu wawe Pacifique n'umuhore ibyaha bye, kuko yahoze yaranzwe no kwifuza kubaho amurikiwe no gushaka kwawe kuri iyi si. Ukwemera kwe bamwinjije mu muryango w'abayoboke bawe. Ubungubu noneho ineza yawe nimwinjize mu rugaga rw'abamarayika. Abavandimwe rero turabona kubashimira bizi tubahanye mu kiriro umwana amaze iminsi yitabye Imana, batubaye hafi mu kiriro twagiranye. Umunsi wo abana duherekeje tukaba tumaze kugishimira muri ibi bihe bya Kinyinya. Turashimira kandi na Padiri Paruwasi ya Kabuye ko ntabwo yazanye aho badutuye tutanga Ukaristiya biherekeje Imana kuva gutsinda kugera hano. Bana b'umugisha murakoze. Hanyuma rero kuko muri gisigaye tugiye kujya gukaraba mu rugo iwacu hariya Kazarasi. Hanyuma hari n'umwana waherekeje Pacifique. Umwana tuzamugenera ikintu uzamugenera muri ino minsi tuzakimugenera. Nk'uko dusanzwe mubizi rero ikirori cyo cyabaye tumushyinguye kugira ngo tuba dusoza uyu munsi, ntabwo tuzakomeza, twaba turimo kugura abantu cyane. Murakoze, duhure aho tugiye gutangira kumara ibintu. Dusingize Imana yaduhaye ibyiza, iduha ubugingo bw'iteka. Imana umukiza wanje, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanyita umuhire.